Amahoro y'Imana, shuti bakunzi ba Intumwa Gakiza TV online. Uyu munsi turagarutse kandi tuje kubagezaho ibindi byiza byinshi tuba twabateguriye. Uyu munsi tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Njyewe uri kubasuhuza nitwa Ndarisaba Mungu Paul Clement. Basuhuje muri hirya no hino ku isi, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari muri Aziya, muri Oceania, namwe bari ku mugabane wa Afrika, mwese tubahe ikaze ku Ntumwa Gakiza TV. Reka rero mbere uko tubagezaho iri jambo ry'Imana tugira ikintu tubisabira. Ni mukore subscribe, hanyuma mukande no kuri iyo nzogera iri hagana hasi, hanyuma nimurangiza munasharinge iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi, abantu barusheho kwakira Yesu Kristo ndetse no kwakira agakiza, no kugira ngo mbese babashe kwakira amahoro aturuka ku Uwiteka Imana. Reka ne kubatindira mpambikaze umuvuga butumwa turi kumwe nawe uyu munsi ni umupasteri, arabanza bibwire namara kubibwira mukomezanye n'ijambo ry'Imana. Nyabuneka ntimucikwe. Ni kari umukozi w'Imana. Tubanje kubasuhuza abatwumvira ku Ntumwa y'Agakiza TV. Nje nitwa Pasiteri Iyakaremye Claude, barizwa hano i Musanze mu itorero rya ADPR. Abatwumva mwese ndagira ngo tusangire iri jambo riboneka hano muri Luka ibice 7 ku murongo wa 31. Hari ibibazo bibiri bitubaza. Yesu yabazaga intumwa ze, arabaza ngo mbese abiki gihe, ngo nabagereranya niki, ngo kandi ngo bameze nk'iki. Ibintu kubyitondera, nukubyitondera. Ibi bibazo Yesu yabajije uwari we wese ubyumvise, mbere yuko asubiza abanze yisuzume, nguko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice 11 ku murongo wa 31, ngo ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Nje rero ubabwira ibi, hari nabyita inzozi, nabyita yerekwa, ababyumva bafite ko babisesengura. Ariko ibyo nabonye nerekwa igiterane kinini cyane, numva ijwi rimbwira ngo kubo ubabona bose uko bangana, ngo nge ndabonamwe abantu 3. Gira amatsiko, abo 3 ni bandi. Numva ryajwi rirambwiye ngo ndabonamwe abantu 3. Umwe ni umuntu muzima, uwa kabiri ni umurwayi, uwa gatatu ni intumbi. Numva ngize ikibazo, si umuntu muzima ameze ate? Naje kumva ryajwi rimbwira ngo umuntu muzima, usome neza ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 25, ngo nuwumva ijambo ry'Imana akarikurikiza, nguwo ni uzabona umugisha mu byo akora. Naho umurwayi nawe aboneka mu ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere 23, naho ngo nuwumva ijambo maze yamara kuryumva ngo uwo mwanya akaryibagirwa. Yewe ni umurwayi koko, akaryibagirwa ni umurwayi. Ngo rero ngo asa ngo n'umuntu ufashe indorerwamo ngo kireba mu maso ye mu kanya gatoya ngo kibagirwa uko yasaga. Munyumvire namwe, uwo ni umurwayi. Ariko uwa 3 w'intumbi, nawo dusanga ijambo ry'Imana rimuvugaho cyane hariya muri Yesaya 59 ku murongo wa 10. Ni koko afite amaso ntabona, ndetse ngo afite n'amatwi ntiyumva, kuko ni intumbi. Ese wagira iyo ntumbi mu rusengero
yamumarira iki? Uwagira iyo ntumbi mu rusengero niki yamufasha? Ese yatanga icyacumi? Ese yatanga amaturo? Ese yakubaka urusengero? Ifite amatwi ariko ntiyumva, ifite amaso ariko ntibona. Ese ibikorwa by'intumbi ni ibihe? Uretse kunutsa aho iri, uretse gusenya aho irambitse abantu bakahahunga, ikindi kintu yamara ni ikihe? Ng'intumbi yaboneka muri korali nta kiza cyahaboneka uretse gusenyuka, uretse amagambo mabi, uretse ibibi byose. Dukwiye kwisuzuma tukamenya neza, mbese ab'iki gihe nabagereranya n'iki kandi bameze ng'iki? Mwene data twumva uri hirya no hino, ndagira ngo wisuzume. Niba uri umugenzi ugana mu ijuru, wisuzume neza muri abo batatu. Urinde, uri muzima, uri umurwayi, uri intumbi? Mana ishobora byose, nyaboneka twisuzume neza, kuko ijambo riratubwiye ngo twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Urumva rero kugira ngo iteraniro ribe rimwe abantu benshi, ariko Imana ireba mu mitima y'abantu, Imana itegereza mu mitima y'abantu, niyibazi izi ko bahagaze, izi ko bameze. Yesu hari ijambo yavuze hariya muri Ariko 7:6 ngo bashimisha iminwa gusa, ngo ariko imitima yabo ikamba kure. Kamba kure birashoboka. Uko hari abantu batatu rero muri iryo giterane, ni ngombwa bari musengero bose siko babakije. Nza kubona urundi rugero, narwo narwibajijeho cyane, dutekerezaho cyane. Nagiye mbona umuhini, ngiye kumva umuhini uyu basekuza mu isekuru. Simuwuzi umusekuzo bamwita, bamwe bawita umuhini, abandi bawita umusekuzo. Uwo muhini ndabyirwa ngo uwo muhini ngugereranywa n'ijambo ry'Imana. Ngiye mbona haje n'isekuru. Sekuru se ni muyizi? Sekuru bibasekuramo amasaka, basekuramo imyumbati. Numva ngo iyo sekuru igereranywa n'urusengero. Ngiye mbona haje ikibase kinini kirimo imyumbati. Numva ngo iyi base naho dutuye, ngo iyo myumbati ni twebwe dutuye aho, turi aho ngaho. Ngiye mbona haje n'akayungiro. Kayungiro numva nako gafite ubusobanura ngo aka ngaka kitwa amahitamo. Munsi yaho kayungiro hari iplastike y'umweru, iyi bayungururiraho aho ifu igera. Numva rero ngo iyo plastike iragereranywa n'ubwami bw'Imana. Abashaka kuzajya mu ijuru hari aho bagomba guca umusekuru, ukabanza ukabasekura, ijambo ry'Imana rikabanza rikabasekura, banoga, bakihana, bakiyeza, kugira ngo bazabashe guhitamo inzira nziza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo munyure mu kayira gafunganye. Se wagenda ugagaye, wikoreye ubusambanyi, ukikorera ubujura, ukikorera ubusinzi, ubwo waba uri munini. Ubwo se wanyura muri ako kayira? Twisuzume neza. Turakwiye rero kugira ngo uwo muhino dusekuru dukureho ibyo byose bibi. Nibwo rero nagiye mbona ya myumbati igiye mu sekuru. Ubwo wumve ko nta bantu bagiye mu rusengero. Ngiye mbona umusekuzi afashe wa musekuzo wa muhino. Ubwo ni ijambo ry'Imana avuze. Arasekura we, arasekura we, arasekura we. Ngiye mbona ya myumbati itangiye iranoze, yakubita mu muhino ukabona ifiratumutse. Birya rero numva ryajwe rirambwiye ngo ibyo rero ndibigukange. Ubwo se wakubaza ngo kuko ngo biranoze, wasubiza ngo biranoze? Nuko rero natwe usanga tuva ngo haleluya, ugasanga urusengero rwose ruvuga ngo amen. Ese bose bararyumvise? Iryo jambo ryose rirabafashije?
kugira ngo bimenye neza hari aho bagomba guca. Ubwo rero nagiye kurombona asutse muri ka kayungiro arayungurura, ayunguruye ibyanoze byahise bitambuka muri twa twenge dutoya aritwo tugereranywa na ya nzira ifunganye. Ifu iragenda igera kuri ya plastique igereranywa n'ubwami bw'Imana. Igitangaje nabonyemo ibintu bitatu nguko nyine twabivuze. Icyambere nabonye ifu itambutse igera kuri ya plastique. Icya kabiri nabonye imizi yananiwe gutambuka. Icya gatatu nabonye igisa n'umwumbati birasa, nyamara ni igiti, ni igiti ugikubitaho umuhini ntikimeneka, uragikubita ntikimeneka. Icyo kiragereranywa rero na wa mupagani na ya ntumbi itagira ikimara, yumva ijambo ry'Imana ariko ntiryiteho. Icyo nabonye rero nuko yagerageje kongera gusubizamo cya gisa n'umwumbati. Hari benshi basa n'abakristo ariko atari bo, basa n'abakristo ariko atari bo. Turasa ariko imitima yacu iratandukanye. Hari imitima yumva ijambo ry'Imana ikameneka, hari n'imitima nayo yumva ijambo ry'Imana ikamera ng'imizi ikavuga ati okay sawa, ariko ntibashe kunyura muri yanze. Imana yacu rero ishimwe, kuko ijambo ry'Imana ni ukuri. Turitekerezeho neza. Noneho rero uwo muzi urasobanura umuntu wishushanya mu itorero. Ntananiza umwigisha, aremera ibyo amubwiye. Uwo rero ajya gusa na wa murwayi, uramubwira mwumvise yego, nguko nyine abagiye barwaza abarwayi, uramubwira uti nguzanire iki. Icyo umubwiye arikiriza, nguzanire igitoke, nguzanire umuneke, ariko wabimugezaho, sinabishobora. Urumva rero bararushya. Nuwumva ijambo ry'Imana ntakore iby'iryo jambo icyo rimubwiye. N'umuzi rero ntukugora, urawukubita ukanepa ukamanuka rwose, ntukugora, ntugutera amabavu, urikiriza, ni haleluya ni amena, ariko ntabwo ushobora guca muri ka kenge k'akayungiro, muri ya nzira ifunganye. Noneho regisa n'umwumbati kandi atari umwumbati, cyo kirarushya, gitera n'amabavu. Usanga bamwe bajya kubahugura, nyaboneka agenda neza, nyaboneka itware gutya, nyaboneka uko niko umuntu agoragoza asekura, akagikubita kikegera hirya, yakongera akajyana yo musekuzo yakubita kikongera kikagaruka hino. Iyo ukomeje rero kugikubita aho gira ngo kimeneke, ahubwo kimena ibyari bimaze kunoga. Jere bisobanura iki? Bisobanura ko umupagani wageze mu itorero aho gira ngo yihane, ahubwo asenya itorero. Bene data, dukwiye kwisuzuma neza, tukamenya abo turi bo, kugira ngo tuzagere mu bwami bwo mu ijuru. Abatwumva rero mureke tukomeze dusuzume ibyo twumvise, buri muntu yirebeho, were kureba kuri mugenzi wawe, ahubwo wowe isuzume wowe ubwawe uhagaze ute, umeze ute. Imana ibaha umugisha, Imana